guys nkibivuga ngira ngo urabona yuko amafaranga ahise angeraho tayari 31,000. Reka nzamura hejuru mbibereke muri message mutagira ngo ni ibintu byo kubeshya. Ndabona hano hejuru byavuye guys, ngira ngo urabona yuko mise nakira 25,240. nawe nkoze video mu kanya murabibona, nakoze video mu kanya saa 4:45 ariko reba amafaranga mise mbikura ise angeraho aka kanya mu minota zitarenze iminota ingahe 25,000 mise yakira. Guys nakundi rero iyi ni business ngira ngo murabizi neza, niyo ngiye kugusobanurira muri video wereka uburyo aya mafaranga nawe ushobora kuza ukayakoreramo kandi washoyemo amafaranga make ya papa. Reka dukore refresh turebe yuko byabaye success. Okay, ngira ngo urabona yuko amafaranga yacu yamaze kuba successful. Kora subscribe kuri channel yanjye Tutekiki ubundi nkwereke uburyo nawe aya mafaranga wayakorera mu gihe gitoya cyane. Ngira ngo murabibona neza, kambereke iyi business uburyo nazo ndi kuyibabwiraho mu kanya ngiye kwereka uburyo iyi business wayitangira. Isohosa aka kanya niyo mpamvu mbise nyiguhereza kugira ngo nawe uhite uyikora. Ukimara gukanda kuri link urasanga aho ngaho muri comment, uraza ukande ahangaha niho page ya mbere yingukira. Urashiramo nimero yawe telefone, urashiramo password, nawe urashiramo password, hanyuma verification code urashiramo iyi ngiyi. Urashiramo iyi ngiyi baba baguhereje ahangaha, urebe ko code yo wagutumiye ari iyi ngiyi kugira ngo ubashe guhabwa bonus. Ngira ngo murabizi neza ukimara kwiyandikisha uhita bonus y'1,500. Ayo mafaranga agufasha wahita unayabikuza ako kanya ukimara gushiramo amafaranga yawe muri investors platform yakwereka uburyo wagakoramo kakabyazamo umusaruro. Ngira ngo uraza ushiremo nimero yawe ya telefone uhereye urabuhereye kuri 7 kubera ko 0 wabaye kwandikiyeho. Ngira ngo urabibona urahera kuri 7. Hano turaza dushyiremo password hasi no hejuru, urashyiraho password zimeze kimwe zisa niyo hasi no hejuru. Hanyuma hano hasi twandikamo iyi verification kugira ngo kwandikisha kwacu bikunde. Ngira ngo urabibona 61. Hanyuma tuza dukande hano kuri register. Numara kuza ukakanda no kuri register, account yawe irahita iba created. Urabona yuko account yacu yabaye created. Ngira ngo urabibona iyi bayita Philippines Farama. Ngira ngo urabibona hano hejuru yakubwira ati welcome to Philippines Farama. Urabona yuko yatangiye kujya launched kuri tariki ya 31 ariyo uyu munsi. Mise ngukorera video kugira ngo ubashe gukuramo amafaranga utangane nayo, kandi business kintu nakubwira cyo maze igihe nyitegereje kubera ko izamora igihe kirekire. Niyo mpamvu mise nyiguherezaho video kugira ngo nawe uhite uyikora. Ngira ngo urabona yuko neza hano hejuru handitse ngo we offer brand new investment opportunity make your asset grow more stable and efficient. Urabona yuko registration bonus bahita baguhereza cya 5, daily check-in baraguhereza 50 tu ku gihumbi kugera kuva kuri 50 kugera ku gihumbi. Iyi platform aho itandukanye n'izindi zose wabuzi, iyi itanga bonus iri hejuru. None ngira ngo urabona ushobora kujoininga Telegram yawe ya groupe ukareba nawe ukahita utangira kuyikoraho ubushakashatsi, cyangwa ukahita itangira. Niyo namwe nahita mugira kugira ngo page yawe ivemo, uraza kanda hano hejuru ahangaha hari umwanya ahangaha hejuru cyangwa se hano hasi bitewe nibiyakorohera. Okay, ngira ngo urabona yuko ngewe platform yanjye namaze kuyinjiramo kuri account yanjye mfiteho icya 5. Ngira ngo nuza ukazamuka urabona aya ni amatask umuntu agenda akora. Urabibona neza cyane yuko task ya mbere baguhereza 1,000. Urabona iyo utumiye abantu 3 baguhereza 1,000, watumira 5 bakaguhereza cya 5. Ngira ngo urabibona watumira 10 bakaguhereza abantu 3,000. Ngira ngo urabibona rwose iyi ni platform nziza cyane. Daily check-in nawe ikorera. Ugize ikibazo wazanga kuri service yabo. Hano hari groupe yabo official customer service ni kuri WhatsApp. Hanyuma Telegram channel na ahangaha ushobora kubasanga. Ngira ngo urabibona neza cyane
ni ibintu byoroshye cyane. Aka ngaka nabetse uburyo uragakuramo no gukanda hejuru, none wowe urazamuka uze urebe iza investors ziri hano. Urabona bitanu uhabwa 700 ya buri munsi, toto income ukazahabwa 11,895. Urumva yuko iyi ni business, ntago urabona ko ikungukira amafaranga atari makeya kandi ikaguhereza amafaranga menshi ku munsi. Harimo VIP nyinshi, dore iyi ngiyi ni VIP ya kabiri, ushyiramo 8,000 ukajya uhabwa icyabiri cya buri munsi, toto income ukazakuramo 38,000. Guys, niba wowe ukunda utuntu twa investment, aka ngaka ndikaze kugucika. 15 aba ariko nawe uza kugura cyangwa se bitewe n'ubushobozi bwawe. Urabona yuko uhabwa 2,500 ukazakuramo inyungu y'75. Okay, ngiye gukora uburyo wakora recharge hanyuma ugatangira gukora iyi business. Uraza hano kuri recharge, numara kuza kuri recharge izi ni platform cyangwa se ni product wowe wagura. Urabona yuko harimo product nyinshi zigiye zitandukanye. Reka duhitemo iyi ya 5, ni nkuko nawe uraza guhitamo iyo ushaka. Uraza hano ukanda hano kuri recharge. Hari uburyo bwa recharge cyane bubiri, wowe uhitamo ubukoroheye. Wowe uraza kuri charge ya mbere. Charge ya mbere niyo yoroshye kuko niyo inihuta. Urabona neza cyane, nuza hano ugakanda kuri MTN cyangwa se Airtel, biterwa na account ushaka kohereza amafaranga, nimero uri buze kuba uri gukoresha. Reka duhitemo iyi Airtel. Kuba kare twakoresha turi kwiyandikisha, gusa wahitamo nimero yose ushaka. Hano hasi urashiramo iyo nimero ya Airtel ugiye gukoresha uri kohereza amafaranga. Reka okay, hanyuma wowe nta kindi kintu uri buze gukora, tuzi ukanda hano kuri confirm. Numara kuza gukanda confirm, bahita bakohereza uburyo bwo kwishura. Urabona yuko urishura 5 kuri iyi nimero. Amazina ni Patrick Kamiyeresi. Ubwo nubona amazina adahuye n'iyi nimero ntuyohereze, ushobora guhomba amafaranga yawe. Uwo kohereza amafaranga yawe umaze kuyohereza direct, uhita uza ukanda hano kuri refresh, cyangwa se niyo utaza kuhakanda wowe nubona hatinze uza ukanda refresh, hano amafaranga yawe arahita ajyaho. Urabona ko account idakoresha bamaze kuyandika aha ngaha. Nuwandika nimero yahabanye nayo wakoresheje uri kohereza amafaranga, ushobora guhomba amafaranga yawe. Okay, iyi ni account nari kubigishiriza. Reka tujye kuri account yanjye noneho nkwereke uburyo ushobora kugura product. Nkwereke uburyo ushobora kugura product, ngiye namaze gushiraho amafaranga, hanyuma nkwereka uburyo wagura product. Guys, aha ngaha ni muri account yanjye. Okay, kanze mbereke uburyo ushobora kuguramo product. Katugure iyi ngiyi product ya mbere, kubera ko twese niyo tubashe kubonera ubushobozi abantu benshi. Ndaza mpita nkana no kuri investors. Nkimara gukora okay, reka dusubire inyuma ho gatoya. Nkimara gukora recharge ndahita nza kuri ya mbere. Urabona yuko urabona igihe izamara ni iminsi 15. Niyo periode izamara. Buri munsi bari kuguhereza 800. Mu minsi 15 uzaba umaze kubona 11,895. Aya mafaranga guys urayabona kandi ni ibintu biba byoroshye. Hanyuma ngenda ahita nza nkanda hano kuri investor, kubera ko ngenda nifiteho. Okay, ngira ngo urana yuko product yanjye namaze kuyigura direct. Urabona yuko yamaze kungeraho. Namaze kuyigura izamara iminsi 15 iyi product. Hanyuma wowe ukimara gushoramo urabona yuko buri munsi uzajya uraza hano in progress. Urabona yuko iyi ariyo iri kujya mbere. Iyi ngiyi niyo product twamaze kugura, urabibona neza cyane. Iyi iri progress. Hanyuma wowe uzajya uraza buri munsi hano uze uko urebe ko iyi account yawe, dore uyiguza aya masaha, ejo uzagaruka uze guclaiminga aya masaha amaze kugera. Kugira ngo mwese mumaze kubisobanukirwa neza cyane. Ngiye kwerekana uburyo wabikuramo muri product. Urabona yuko ngiye maze gukoreramo 31,505. Iyi nayitangiye uyu munsi, ariko nese nkoreramo aya mafaranga angana gutya. Kanze nkwereke uburyo ushobora kuza kubikuza. Nabwo ndibuze kubikwereka step by step y'uburyo ushobora kuza kubikuza muri iyi ntozo. Ngiye kubaza nkwereke uburyo ushobora no gutumiramo abantu. Ushobora kuza hano kuri aka kantu kameze gutya, niho usanga link yawe. Noneho reba bonus papa, reba bonus. Urabona yuko dore link ni iyi ngiyi. Uraza ukakanda kwa kano kantu kayikopiya,
none reba amabonasi baguhereza 30%, evo ya mbere baguhereza 30%, iya kabiri akaguhereza 2%, noneho iya gatatu ubona 1%. urukumva ko timu yawe igenda yubaka. Naberetse na task utumiye abantu benshi, ahangaha ubasha guhabwa bonus nkuko bisanzwe. Rero reka twizire hano kuri withdraw, tugiye kubikuza ya mafaranga yacu. Guys, ngira ngo urabona yuko iyi ni current balance yanjye mfiteho, ngiye kubikuza aba ariyo mubonye mu kanya, ariyo maze kubikuza, ngira ngo murabibona neza cyane. Ahangaha wowe uraza ahangaha dore, ngira ngo uraza hano kuri bill, kuri iyi nimero yawe ya telefone. Hari nk'ukuntu usangamo na account yawe irimo, ubanza wayemezamo, ushobora kuza hano hejuru ukaza ahangaha. Okay, ngira ngo urabona yuko ubu ni uburyo izi ni byagiye biraba kuri account yanjye. Urabona ko recharge yanjye namaze gukora 5,000 nayo murayibonye. Guys, ahangaha rero ni ubwo buryo. Ahangaha ushiramo amount ushaka kubikuza, twandika 31,550, ngira ngo urayabona. Bakata 20%, ntabwo murabibona neza cyane hano hasi ko bagukata 20%. Kandi n'ikindi kintu, iyi video itangira saa 4 na saa 10 kugeza saa 10. ngira ngo urabona yuko hano hejuru amasaha turi saa 5 nibwo zigiye kugera. Igihe bimara ni iminota 30, hagati y'iminota 30 n'amasaha 28 uba wamaze kwakira ntuza yawe. Urabona yuko kugira ngo bikure ubisabwa kuba waguze product. Ibyo ni ibintu abantu benshi dusanzwe tuzi. Okay, urabona yuko ubona account ufitemo, uraza ubyemeze hano. Urahitamo MTN cyangwa Airtel, hano ushiramo amazina yawe, hano ushiremo nimero yawe ya telefone, ubundi kandi confirm. Okay, urabona yuko aya amount ariyo yanjye. So rero guys, ndahita nza hano nshiremo amount nshaka kubikuza 550. Okay, ahangaha ndashiramo password yanjye, guys. Hanyuma mite nkanda hano kuri withdraw. Sorry, ntago nashyizemo password, ikanze nyishiremo. Sorry gato, mbere nambere ari ikintu nibagiwe kubabwira. Ahangaha hejuru ndagira ngo witegereze kuri utuntu turi kugenda hano hejuru. Iyi password yo kubikura ngira ngo urabibona hano hejuru ngo transaction password ni kuva kuri 1 kugera kuri 6. Bari kuvuga ati ngo please change it immediately. Bakubwira ati tuyihindura byihuse. Wowe kugira ngo uyihindure, uraza kuri aka kantu ka main. Mbere yuko dukomeza kubikura, uraza ku kantu ka main, numara kugakandaho urahita ugera ahantu hameze gutya kuri password. Hanyuma change trade pin urahita uza hano hejuru. Hanyuma uraza hano urashyiramo old trade pin, urashyiramo kuva kuri 1 kugera kuri 6. Iyi niyo password system yakugeneye yo kubikuza. Hanyuma hano uzushyiramo niyo password yawe uzaje urakoresha uri kubikuza, nawe hepfo ushyiramo niyo password yawe uzajya urakoresha uri kubikuza. Guys, nakubwiye ngo iyi business izamara igihe kirekire, nabikubwiye ko ari business izamara igihe kirekire. Hanyuma twite tugaruka hano kuri withdraw, naberetse n'uburyo ushobora gushyiramo iki. Urabona ndahita nza nkande hano 31,500. Hanyuma mpite nza nkande ahangaha nshiremo password yanjye yo kubikuza. Ukimara gukanda withdraw bita bijya muri processing, bita bikugarukira hano. Iyo bimaze gukunda itasubira inyuma, naza hano kuri bill yanjye. Urabona yuko urahita uza hano hejuru, urahita ubona yuko biri pending. Mu kanya gatoya amafaranga araba angezeho papa. Urabona yuko naguze product 5,000, niyo mafaranga nari nakoreye icyacu. Mu kanya gatoya amafaranga araba angezeho.